Muri Luka turimo kwiga muri no minsi twatangiye tubona ukuntu Yesu agenda yigisha avuga iby'ubwami bw'Imana. Hano muri Luka igice cya 13 akomeza asobanura iby'ubwami bw'Imana. Mu kwigisha akomeza kwereka abantu no kubasaba ko bakomeza kwisuzuma niba umutekano mu idini ryabo bafasha kuba mu bagize ubwami bw'Imana. Kubera ko umutekano cyangwa se ko abanyedini bishobora kubabuza kuba mu bwami bw'Imana. Yerekana ko gukurikira Yesu bitandukanye no kuba umunyedini. Uriye rero agakomeza bereka yuko bakwiye kwemera Yesu no kumwiyegurira kugira ngo bibafashe kwinjira mu irembo rifunganye ibinjiza mu bwami bw'Imana. Nuko ku munsi w'isabato yigishije mu sinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahitamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati, umugore, uwo ubumuga bwawe. Amurambikaho ibiganza, muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa n'uko Yesu akijije umuntu ku isabato. Abwira abantu ati, hari iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, aho ariyo muzamukizwe hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati, mwandyaryamu, mbese umuntu wese muri mwe ntazitura inka ye cyangwa indogobe ye akayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira? Kandi uyu ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshwe na Satani, ntiyari akwiye kubohorwa ingoyi ku munsi w'isabato? Amaze kuvuga atyo abanzi be bose baramwara, abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose yakoze. Nuko arabaza ati, mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki, cyangwa ntawushushanya n'iki? Dore bujyanywe n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we, kakakura kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo. Yongera kuvuga ati, ubwami bw'Imana ndabujyanye n'iki? Gusa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho yose iri butubukire. Ajya mu midugudu n'ibirorero yigisha, ari mu nzira ajya i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, databuja, mbese abakizwa ni bake? Nawe aramusubiza ati, mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kwinyuramo ntibabibashe. Nyir'inzu namara guhaguruka agakingura urugi, namwe mugatangira gukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi n'aho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, tukanyura imbere yawe, ndetse ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati, sinzi aho muturutse, nimumve imbere mwakozi z'ibibi bimwe. Aho niho bazarira bagahekenya amenyo, bonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, namwe mukaba mujugunywe hanze. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicaye basangire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba b'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma. Uwo munsi haza abafarisayo bamwe baramubwira bati, va hano ugende, kuko Herode ashaka kukwica. Arababwira ati, nimugende mubwire iyo mbunzu muti, ndarirukana abadayimoni, arakiza none n'ejo, maze ku munsi wa 3 azaba arangije rwose. Ariko nkwiye kugenda none n'ejo bundi, kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari Yerusalemu. Ayi, Yerusalemu, Yerusalemu we, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumyeho. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe nk'uko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka, kandi ndababwira yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Yesu ashimwe. Praise God. Mwaramutse neza. Tumaze igihe turi mu gitabo cya Luka. We've spent some time in the Gospel of Luke. Kandi nibaza ko mutaracyana. And I believe you are not yet
dissatisfied with it. niho rero dukomereje no kumva icyo Imana ivugana natwe binyuze mu magambo Imana yahaye Luka kwandika mu butumwa bwiza. And we are continuing to listen to the word that God gave to write in His gospel. Mu cyumweru gishize Last week, ntabwo twari turi muri Luka, we were also looking at the Gospel of Luke. kandi aho ngaho twarimo twibaza ngo mbese ninde ukorera. And the big question there was, who do you serve? Ubwo nibaza ko mwakomeje kugenda Imana ikomeza kubaganiriza uyu munsi muzi neza mushobora kuba musobanukiwe uwo muri gukorera. And I believe you kept on reflecting, and now today you know who you are truly serving. Uyu munsi dukomeje muri Luka igice cya 13 bamaze kudusomera umurongo wa 10 kugera ku 35. And we are continuing with Luke chapter 13 from verse 10 to 35. Amagambo tugiye kuganiraho uyu munsi And the words we're going to look at today ni ukongera amagambo Yesu yavuze ngo nimugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. are the words where Jesus was calling people to pass through the narrow gates. Mu kwezi gushize mu Rwanda basohoye imibare yo mu ibarura rya gatanu. In the last few days, Rwanda has released the fifth population census. Muri iyo barura And in that census, muri bimwe bavuze n'ibijyanye n'amatorero amadini. some of the data they presented includes that has to do with religious institutions. Muri iyo mibare bavuga yuko mu Rwanda abakristo ni 92% by'abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda. And the statistics show that 92% of Rwandans are Christians. Bakavuga ko nyine cyakora imibare yaragabanutse kujya rukagabana 94. But they still say that the number has reduced because previously it was 94%. Ariko wakumva n'ubundi rwose icyo ni igihugu cy'abakristo. But of course that is portraying that this is a country full of Christians. 92% ubwo mubare bya miliyoni 13 zituye u Rwanda uyu munsi ni abakristo. That means that out of the 13 million people living in Rwanda, 92% are Christians. Bavuga rwose n'ibyiciro by'amadini bagiye barimo. Ndashaka kubaba kuri iyo hinsi ho gatoya. And they started even describing the different types of religions they aspire to, or parts of Christianity. Abagatolika ni 40%. Catholics are 40%. ADPR ni 21%. The Pentecostal Church is 21%. ADP, not the Pentecostal. The ADP, okay, ADP Church is 21%. Our Protestant The Protestants, ni 15%. they are 15%. Abadiventiste ni 12%. The Adventists are 12%. Abandi bakristo All other Christians ni 4%. are 4%. Bakatubwira ko abayisilamu ni 2%. And Nabo that means, babashyira. for the Muslims it's 2%. Naho abayoboke b'amadini gakondo bari munsi ya 1%. And those who are in a traditional religion is below 1%. Some imibare maze kwireba nibajije ikibazo. After looking at these numbers, I asked myself the question. Nabaye nk'umupasiteri wakundaga kwigisha ku mubatizo. I became like the preacher used to teach a lot about baptism. Noneho abanyetorero baravuga kuki buri munsi avuga ku mubatizo. And the Christians or the believers were always asking themselves, why is he always talking about baptism? Baravuga ngo wazatwigishije ku masekuruza ya Yesu. And they one time said, why don't you teach us the genealogy of Jesus? Aragenda rwose ategura sermon ku masekuruza ya Yesu. He went and prepared a sermon on the genealogy of Jesus. Amaze kuvuga ayo masekuruza yose mu gukomeza kwigisha, As he kept on teaching about the genealogy, ahita ageramo agatema mu kibazo kimwe njya nibaza iyo nsomye aya mazina y'aba bantu bose njya nibaza nimba babatije. he reached a point where he said, whenever I look at all these people in the genealogy of Jesus, I always wonder if they were baptized. And he continued with the baptism. Ahita akomeza no mubatizo. And he continued teaching about baptism from there. Nanjye iyi mibare nyibona navuze ngo ese aba bakristo ni 92%. Ese binjiye mu bwami bw'Imana cyangwa ni ukuba abanyamadini gusa? So the question that also came to me as I looked at these statistics is, these 92%, are they really people who have entered the kingdom of God, or they are just people who are nominal Christians?
ikigo gishinzwe ibarurishamibare nta kindi kitubwira nyine mwumvise ukuntu bisekeje abantu b'abaprotestanti we n'abandi bakristo abandi bakristo ibyo byose mujye mwita born again churches n'utundi tuntu twose turi aho ngaho twose munsi tungana na 4%. So the statisticians, then they just provide the data. For example, they were saying the Protestants, and then they gave us the 4% who are probably those born again churches you hear and so on. Ubwo na Jesus iri muri aho ngaho kontirwa muri ako 4%. So even GCC, our church, is also in that 4%. Bamwe bajya bateza rwose icyokere cyinshi cyane. Those who make a lot of fuss, all sweating. 4%. 4%. 92% by'abanyarwanda abakristo. 92% are Christians. Ni ikibazo cyo gukomeza kwibaza no gukomeza gutekereza ubukristo bwacu. Hari imibare nyine ntagiyemo ariko muzagende musome icyo cyegeranyo nyine cyarasoze kirizi. Mujye mubisoma kuko nibaza ko biradufasha no gukomeza uyu murimo w'ivugabutumwa. It is good to reflect about these numbers, and I encourage you to look at even additional information that was provided, because it helps us to even think of how we evangelize. Muri Luka turi mu kwiga muri no minsi, as we are looking at the gospel according to Luke, twatangiye tubona ukuntu Yesu agenda yigisha avuga iby'ubwami bw'Imana. We see Jesus continuing to explain and teach about the kingdom of God. Hano aho tugezemo hano kuva ku gice cya 9 kugeza ku gice cya 19 ni urugendo rwo kuva i Galilaya agiye Yerusalemu. We see that Jesus from chapter 9 to chapter 19 is on the way from Galilee to Jerusalem. Kandi muri icyo gihe yari arimo agiye Yerusalemu yagiye ahura n'abantu batandukanye. And on the way to Jerusalem he was meeting different types of people. Agenda yigisha mu bice bitandukanye. He was teaching in different parts. Kandi aho ngaho yagendaga yigisha yagendaga akemura n'ibibazo by'abantu bitandukanye ari iby'umwuka ndetse n'iby'umubiri. But as he went along, he would solve different problems, either spiritual problems or physical problems. Kimwe mu bintu yakomeza kugenda tubona ahura kenshi n'abafarisayo n'abanyedini akagongana nabo bitewe n'ukuntu ari gukora kuko ubwami bw'Imana bukora bitandukanye n'uko idini rikora. But one of the groups he was meeting is the Pharisees, who were always in conflict with him because the kind of religiousness that they had was in conflict with what Jesus was talking about, the kingdom of God. Burya yakwereka ko imigenzo n'imyifatire bakura mu idini bitari kubafasha bagomba kwihana cyangwa bakazarima. Because he was always showing them that the behaviors and the way, the customs that they were deriving from the religiousness was not really going to lead them to repentance, but rather to destruction. Hano muri Luka igice cya 13 akomeza asobanura iby'ubwami bw'Imana. We see that in chapter 13 he continues to teach about the kingdom of God. Mu kubisobanura no mu kubyigisha hari ibibazo bibiri aza gusubiza. As he teaches, he will answer two major questions. Kimwe niwe wakibajije. The first one is the one he asked himself. Ni ku murongo wa 18 nuko arababaza ati mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki cyangwa nawe ushushanya n'iki. We see that first question in verse 18. He said, therefore, what is the kingdom of God like, and to whom and to what shall I compare it? Ahandi ni ku murongo wa 23 ni icyabashijwe n'umwe mu wari mu iteraniro ry'abo yigisha. And we see in verse 23 a question that comes from the people he was teaching. Umuntu aramubaza ati databuja mbese abakizwa ni bake? Where the person said, Lord, will those who are saved be few? Hano Yesu abwira aba yari arimo yigisha ko twabibonye ku murongo wa 10 ngo ku munsi w'isabato yigishiriza mu sinagogi yari arimo yigisha. We see that the settings, he was in a synagogue and he was teaching on a Sabbath. Mu kwigisha akomeza kwereka abantu no kubasaba ko bakomeza kwisuzuma niba umutekano mu idini ryabo bafasha kuba mu bagize ubwami bw'Imana. And he was in his teaching trying to give a question where they would investigate whether the way they are comfortable in their religiousness, whether that will lead them to the kingdom of God.
kubera ko umutekano cyangwa se kuba abanyedini bishobora kubabuza kuba mu bwami bw'Imana. Because the security they are finding in being religious can actually hinder them from entering God's kingdom. Buri gihe rero agakomeza bereka yuko bakwiye kwemera Yesu no kumwiyegurira kugira ngo bibafashe kwinjira mu irembo rifunganye ibinjiza mu bwami bw'Imana. And he keeps showing them that they must listen to Jesus and submit to him, because he's the one who shall lead them to the narrow door that helps them enter the kingdom of God. Yereka abigishwa yuko bakwiye kugira umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye rigana mu bwami bw'Imana, aho gukurikira inzira y'abafarisayo yagutse kandi yuzuye amategeko. Why it shows them they have to pass through the narrow door that leads them to the kingdom of God, instead of the wider door which the Pharisees are following, which will lead them to destruction. Yerekana ko gukurikira Yesu bitandukanye no kuba umunyedini. It shows that following Jesus is different from being religious. Hano muri iki gice harimo ingingo zigeze kuri enye mu gusobanura ubwami bw'Imana, ukuntu aza kubisobanura avuga akoresheje inkuru zigeze kuri enye ziri muri iki gice. We see in this section that there are four main stories that Jesus will teach through. Ingingo ya mbere abereka ko ubwami buza kuva ku murongo wa 10 kugera kwa 17. The first story is from verse 10 to 17. Yerekana ukuntu ubwami buza aho ngaho. He shows how the kingdom of God comes. Ku murongo wa 18 kugeza kwa 21 yerekana ukuntu ubwami bukura. He shows from verse 18 to 21 how the kingdom grows. Kumva ku murongo wa 22 kugeza kwa 30 avuga ukuntu inzira igeza abantu mu bwami. From 22 to verse 30 shows the path leading to the kingdom of God. Akaza gusoza kuva ku murongo wa 31 yerekana ukuntu bwami bwambu. And then from verse 31 he shows how that kingdom is rejected. Reka turebe buri ngingo cyangwa se ibyo bisobanuro Yesu yagiye atanga ingingo ku yindi. Let us walk through each of the sections and how Jesus was teaching through them. Ku murongo wa 10 hatangira ngo nuko ku munsi w'Isaba ategisha mu isinagogi asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara aramubwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe, amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya aragororoka ahagarara yemye ahimbaza Imana. We see that from verse 11 there was a woman who had a disabling spirit for 18 years. She was bent over and could not fully straighten herself. When Jesus saw her, he called her over and said to her, "Woman, you're free from your disability." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight, and she glorified God. Mu cyumweru cyabanje nimba mwibuka Yesu avuga yagarutse kuri iyi nkuru gato. If you remember that in the previous week that this story was also taught on. Igihe yavugaga ko abizera bakwiye kudatinya imyuka mibi. Where Lenz was talking about not fearing evil spirits. Hano tubona umugore wari uri mu iteraniro ariko akaba yari afite ubumuga aterwa n'imyuka mibi. We see that in this case there was a woman who was in the congregation but who had a disability caused by an evil spirit. Twagiye tubona Yesu akiza abantu bari bafite imyuka mibi ariko baje bakamusaba ko abakiza. We saw previously that the people were coming to Jesus with evil spirits who would come and then he would heal them. Ariko hano tubona Yesu mu kugira neza kwe abona umuntu we akamuhamagara akamukiza. But in this case we see that it is Jesus in his goodness who sees someone and calls that person over and heals the person. Amenya ikibazo cye, he gets to know her problem, agafata intambwe ya mbere yo kumukiza. And he takes the step to heal the person. Mu bintu nabonye ndi kubisoma naje gusanga nibo bwa mbere tubona Yesu akishije umuntu amurambitseho ikiganza. And as I was reflecting on this, I realized this was the first time where Jesus was healing someone by laying his hands on the person. Ntabwo ndi bujye muri details z'icyo byari byo, ariko tubona Yesu mu kugira impuhwe kwe akishije uyu muntu wari ufite ubumuga bumaze imyaka 18. But we see that without going into all the details that Jesus was showing his compassion to this person who had spent over 18 years with this disability. Kubera ko ubusobanuro ni Yesu bwitangira ku murongo wa 16 akavuga yuko amukijije kubera ko yari yarawashywe na Satani.
yari ari mu buhe bwa Satani cyangwa mu bubata bwa Satani. And we see in verse 16 that Jesus himself gives the explanation that this person Satan had bound for 18 years and Jesus was loosening that bond on that day. Tubona uyu mugore ahita amenya ko ngo amukijije agahimbaza Imana. And we see that the woman recognizes that Jesus has healed her and she glorifies God immediately. Nkuko twabivuze, iyo abantu bahuye na Yesu babona ibyo bakeneye, uyu yahise abona umudendezo, abona kubohoka nk'uko ikibazo yari afite kiba kirarangiye. And we see that this woman is the one who was meeting Jesus and her problem gets solved, she gets freedom and then she praises God. Ahimbaza Imana. She praises God. Ariko mureba abanyedini. But let us look at the religious people. Ku murongo wa 14 hatwereka ubwo wari guhimbaza Imana kubera ibyo Imana ikoze. Umutware w'isinagogi ku murongo wa 14. We see the comparison where that while others are praising God in verse 13, on verse 14 we see we're going to look at the ruler of the synagogue. Umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato abwira abantu ati harimo iminsi 6 ikwiye gukorerwamo imirimo aba ariyo muzamo mukizwe hatari ku munsi w'isabato. We see on verse 14 that the ruler was indignant because Jesus had healed on the Sabbath, and he said that there are 6 days in which work ought to be done. Come on those days and be healed, and not on the Sabbath day. Ntabwo yigera abaza Yesu ngo kubera icyo ukoze ibi ngibi. He does not even bother to ask Jesus, why are you healing this person? Ntekereza ko bari bamaze kubona autorité ya Yesu ubutwara afite ku buryo batashoboraga kumuhangara. It's possible they had seen the authority of Jesus and they were thinking they cannot confront him or come to face him. Ngo abwira abantu ngo bajye baza mu minsi 6 baba ari bwo baza gukizwa. Ntabwo we yishimiye gukizwa kwabo ahubwo ari kubaha igihe cyo kugira gute cyo gukizwa. So he is now telling the people, you come on other days to be healed and don't come on this day to come and get your healing or to be saved. Kwiyegurira Yesu cyangwa se gukurikira Yesu twabonye ko bizanira umudendezo abamukurikiye n'abamumenye. We see that coming to Jesus, following him, brings freedom to those who have actually received him. Mu gihe gukurikira idini n'imihango y'idini rwose ikintu bifata ni ugukomeza kurinda iyo migenzo kugira ngo idakorwaho niyo byaba ko n'umuntu yapfa, kuko ntekereza ko rwose kuba uyu muntu akize ntacyo byari bibwiye uyu mutware w'isinagogi. We see that religion is trying to instead focus on protecting its customs, its traditions, because we see this synagogue leader was not even concerned about the fact that the woman had been healed. Imihango y'idini rica. The customs of religion actually lead to death. Yesu mu kumusubiza nubwo atari we wabwiwe ahita asubiza uyu mutware w'isinagogi ku murongo wa 15. We see that even though Jesus was not the one who was being told, but Jesus responds to this person on verse 15. Umwami Yesu aramusubiza ati mwanjye mwe mbese umuntu wese muri mwe ntazi turi nkaye cyangwa indogobe ye ayikura mu kiraro ku isabato akayijyana akayuhira kandi ko ari umukobwa wa Aburahamu akaba amaze imyaka 18 abashywe na Satani yarakwiye kubohorwa ingoyi ku munsi w'isabato. Then the Lord answered him, you hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to the water? And ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 years, be loosened from this bond on the Sabbath day? Bakwishimira abanyedini kuba rwose bakwita ku nka zabo n'amatungo yabo kuruta uko bakwita ku buzima bw'umuntu. This religiousness would focus on caring for their cattle or their animals instead of looking at someone who's actually being saved. Hano Yesu abereka ko we ataje afite imikorere itandukanye n'iy'idini. We see that Jesus comes with a different working that from those who are in religiousness. Hano tubona ni ubwami bw'Imana buri kuza kandi agaragaje ko ubwami bw'Imana bwageze hano akiza umuntu ku munsi w'isabato. We see how the kingdom of God is coming, and we see it coming by how he brings healing on this person even on the Sabbath day. Ariko abanyedini bo bashakaga gukomeza imihango y'idini yuko nta kintu gikwiye kugira gute gukorwa nubwo bafite ibindi bakora. But we see that the religious people want to keep
protecting their religiousness instead of rejoicing in this other thing. ntago abanyedini babajwe no kubohoka kw'abantu no gukira kw'abantu no gukizwa kw'abantu, ahubwo babajwe nuko abantu bari gukurikiza imihango y'itorero. We see that they are not rejoicing in the healing, but they are rather trying to focus on protecting the religious system. Imana idufashe kandi tugire neza turinde kuba abanyedini. May God help us and protect us from being religious. Kuko biroroshye kuba twagira ibintu rwose twumva twaragize iby'agaciro bidakorwaho niyo ubuzima bw'abantu baba bwawe uri kurimbuka. Because we may have a certain number of things that we want to protect and prioritize, even though other people may be perishing. Yesu amaze kuvuga aya magambo ngo abari aho ngaho bisa naho yacecekesheje wa munyedini wabari aho ngaho kuko babonaga ibyo yakoze nabo batangira guhimbaza Imana. We see that from this response that other people saw that this person had been shamed, and all the other people started rejoicing and praising God. Bo barimo babona abandi batari abanyedini n'abari aho ngaho imirimo y'Imana bo barayibonaga, ariko amaso y'abanyedini asa aho. All others were seeing the work of God, were rejoicing, but we see that those who are religious, their eyes were shut and closed from seeing what was happening. Idini ishobora kuguma amaso. Religion can actually blind someone. Gukurikirana iyo mihango bishobora gutuma rwose utabona n'iby'Imana iri gukora n'abakwegere n'ahakukikije. Following the customs of religion can actually blind someone from seeing what God is doing, even among the people around you. Ukavuga ati rwose jewe urabona twe twavutse turabanyedini twara mihango yose ukavuga iyo yakozwe rwose ukumva ibyo ngibyo biraguhagije. Ariko Yesu aravuga ngo ukwiye gusuzuma ukamenya nimba umutekano ufite mu mihango y'idini cyangwa mu idini urimo biri kugufasha kugera mu bwami bw'Imana. Nimba atari ibyo ngibyo urarimbutse. It's easy to say this is how we've always done things. I was born when things are being done like this. But Jesus brings a warning that the person should reflect whether that religiousness is actually helping them to access the kingdom of God. And if that's not the case, that person should see that it's leading them to destruction. Kuva ku murongo wa mbere w'iki gice cya 13 yari yatanze ibigereranyo ariko abwira abantu yuko bakwiye kugira gute kwihana. Hari n'ubu n'ibintu bibiri. Murihana mukizwe cyangwa se nimutihana murarimbutse. We see that from verse 1 of this chapter, Jesus had given different examples where he was emphasizing that you repent and be saved, or you refuse to repent and you will perish. Ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki? What can the kingdom of God be compared to? Mu mirongo ikurikiraho yibaza ikibazo akaba ari naho uhita ugisubiza. We see in the following verses he asks a question and he gives an answer. Nawe ngo hano turi kubona ubwami bw'Imana uko buri kuza. I told you that here we were seeing how the kingdom of God comes. Ubwami bw'Imana buri kuza bukiza abantu. It is coming, bringing healing to people. Arangije arabango nuko arabaza ati mbese ubwami bw'Imana bwagereranywa n'iki cyangwa nabushushanya n'iki ku murongo wa 18. And in verse 18 he says, what is the kingdom of God like, and to what shall I compare it? Mu gusobanura ubwami bw'Imana akoresha ibigereranyo bibiri. We see that he uses two comparisons. Ayafata rwose akagenda mu kugereranya akabishaka utuntu dutoya mu bibaho akaba ari kugereranya n'ubwami bw'Imana. He looks for two very small things and uses those as an example of how to compare the kingdom of God. Avuga ko yawugereranya n'akabuto ka sinapi cyangwa n'umusemburo. He compares it to a grain of mustard, or he compares it to a dough or a leaven. Yeast. Mu mizo ya mbere yo bigitangira utwo tuntu ni dutoya cyane rwose. From the thinking about this, these are very small things. Ariko bigenda bikura gahoro gahoro. But these are things that can keep growing slowly. Ku murongo wa 19 ngo dore bugereranywa n'akabuto ka sinapi umuntu yenze akakabiba mu murima we kagakura kakaba igiti maze inyoni zo mu kirere zikareka ibyari mu mashami yabo. Yongera kuvuga ati ubwami bw'Imana ndabugereranya n'iki
gusa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri utubuki. We see in verse 19, it's like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his garden, and it grew and became a tree, and the birds of the air made nests in its branches. And then again he said, to what shall I compare the kingdom of God? It is like a leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour until it was all leavened. Ubwami bw'Imana butangira ari butoya cyane. We see that the kingdom of God starts very small. Ni nkuko twabonye gukiza uyu mugore ni ikintu gito ariko kiri buzana impinduka zikomeye cyane. As you can see that healing this woman was something small but that can bring a big impact. Umuntu yararwaye arakize rwose ibyo bintu urumva ari ushobora kumva ari bisanzwe. You can see that this is something simple. Someone was sick and they got healed. Ariko akerekana yuko ubwami bw'Imana buzakura burushaho kwaguka ngo ndetse kugeza aho inyoni zizatura mu mashami yabo. You see that Jesus says how the kingdom of God will actually grow like this tree and reach a point where many birds will come and make their nests on its branches. Yesu mu kwigisha buri gihe yacaga imigani ariko ashaka gufata ibintu byo mu buzima busanzwe abantu basanzwe bazi kugira ngo babihereho bashobora kumva ubwami bw'Imana n'imikorere yabo. Jesus was always picking examples from everyday life to use things that people can easily understand what the kingdom of God is about. Ntekereza ko kubwira iteraniro yari mu kubwira n'abantu bo mu ahantu yarari bari barigeze bumva ukuntu ubwami bw'Imana bwasezeranije. Ibintu ukuntu byarimo bikora byari bitandukanye n'imitekerereze yabo. From the context where he was in, these people will have heard about what the promises about the kingdom of God, and what Jesus was describing was something different from what people may have thought about. Niyo mpamvu ahita bafata akabereka abagabo bajya guhinga agahita babwira urugero rworoshye bashobora kumva ati ntimubizi ukuntu mujya mutera akabuto ka sinari ukuntu kangana ariko murebe ibiti byako ibyo biti byari bihari bari basanzwe babizi inzira bari bayizi ntabwo bashaka gutangira kwibaza nyine ubu twebwe iyo tuvuze sinapi ntekereza ko umuntu ahita yibaza ariko ni kwavuga inturusu cyangwa akabuto kayo ni gatoya ariko murebe ukuntu bijya bikura. So he was just picking an example of agriculture, how people can go and plant a seed, and he was talking about a mustard seed, how they would know that if you plant this seed, it grows into a big tree. For their context, these are seeds and trees they might have known. For us, we might not know them, but that was the comparison that he was giving. Amaze kuvuga ibyo ngibyo ntekereza ko mu iterano hari n'abagore aravuga ati namwe bagore rero nimba mutajya mujya mu byo guhinga mukamwumva ibyo ngero ntanze mutakumva ukuntu bikora murebe iyo muri iwanyu muri gukora imitsibo. So it's possible that he was also speaking to people among whom were women, and maybe some may not have been going to plant these trees, and he was using an example of baking and how they would actually use yeast to bake. And aravuga ati kwa kundi mujya mukoresha kagasemburo gake mukagashyira mu ifu muri guponda ariko mukaza ibintu bikagenda bikura gato mushukunyemo gatoya ariko igipondo bakita igipondo no kikagenda cyaguka uko niko ubwami bw'Imana bukora. And he was using that example of how you can use yeast and put it in a dough, and then it actually keeps expanding and growing and growing. Ntabwo wabona ukuntu biri gukora. You might not see how it's happening. Niyo warebesha amaso ushobora kutari kubona ukuntu biri gukora. Even if you try to use your eyes, you might not see the process of how that is happening. Ariko umunsi ku munsi ibyo bintu biri gukora. But every day these things are happening. N'ubwami bw'Imana buri gukura n'ubwo umuntu atabonesha amaso. And the kingdom of God is also growing, even though one may not see it with one's own eyes. Mu gihe yarimo kuvuga ibi ngibi uretse bande y'abahungu 12 yagendanaga nabo abo nibo bwari ubwami muri icyo gihe. As he was speaking about these things, he was speaking about the kingdom of God. Specifically, in that case, there are 12 people who are following him. Uwazi rero ukafata ubwami bw'Abaroma cyangwa ubwami bwa Isirayeli yarasanzwe bazi akavuga ngo rero ubu ni ubwami buri gukora. Ibyo bintu wumvaga bitagira gute bidahura mu mitekerereze yabo. And trying to speak about this growing kingdom of God, and yet at that time there was a big Roman Empire that was ruling, and yet he was talking about the kingdom of God, and them they were actually a small group or a small people. That could not have been easily understood how it's going to happen. Ubwami bw'Imana ni butoya
ariko uko ari butoya buri gukura umunsi ku munsi nubwo abantu baba batari kubiresha amaso yabo. The kingdom of God is growing even though people might not see it with their own eyes, but it's growing every day. Nkuko udashobora kubuza umusemburo gukora umurimo wawo, niko udashobora kubuza ubwami bw'Imana gukura. Just as you might not make the yeast become inactive and not do its work, is the same way that one cannot actually stop this kingdom of God from growing. Muri iki gihe ubwami bw'Imana butoya, nibaza ko natwe umunsi wa none hari ubwo tuvuga ubwami bw'Imana ukumva ni ikintu gikomeye kwiye kubona mu mbaraga zabyo no mu bwiza bwabyo byose, ariko ntabwo turi kubibona n'amaso yacu, ariko hari ibyo biri gukorera. When we use the word the kingdom of God, we can imagine something big happening, and yet somehow we might not even see it with our own eyes, but yet God is growing his kingdom. Mu kurushaho kugira ngo babyumve, nk'abantu yabahaye yakotinze ibintu bari basanzwe bazi, yavuze amagambo yo mu isezerano rya kera bari basanzwe barigeze bumva. Aya magambo yavuze ngo ku murongo wa 19 ngo dore bugereranywa n'akabuto ka sinapu umuntu yenze akabiba mu murima we, kagakura kakaba igiti, maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu mashami yacyo. Ubu ni ubuhanuzi bwo muri Ezekiel ibice 17 umurongo wa 22 na 23. Reka tuhasome mwumve ukuntu byavuga. The words that he speaks in verse 19 about the mustard seed growing into a big tree, they are actually words from Ezekiel chapter 17. Let us take a look there and look at the words. 22 na 23. Verse 22 to verse 23, Ezekiel 17. Reka dusome. Uku ni kumwami Uwiteka avuga ati, nanjye nzajyana icyo mu bushorishori bw'umwerezi, maze ngitere, nzakorakora ihage yoroshye yo mu mahage yo mu bushorishori bwawo, maze nditere ahitegeye mu mpinga y'umusozi muremure. Ku musozi muremure wa Isirayeli niho nzaritere, naryo rizagaba amashami yera imbuto riba umwerezi mwiza, kandi ibiguruka by'amoko yose bizibera munsi yawo mu gicucu cy'amashami yawo niho bizaba. So verse 23 says, 22, thus says the Lord God, I myself will take a sprig from the lofty top of the cedar, and I will set it out. I will break off from the topmost of its young twigs a tender one, and I myself will plant it on a high and lofty mountain. On the mountain height of Israel will I plant it, that it may bear branches and produce fruit and become a noble cedar. And under it will dwell every kind of bird. In the shade of its branches, birds of every sort will nest. No muri Daniel amagambo Daniel nawe yagarukaho, ntabwo twasoma ubwo washaka kwareba Daniel igice cya 4 umurongo wa 12 na 21. We will not read there, but in Daniel chapter 4 verse 12 to 17 to 21 he also speaks about this. Aho yerekana yuko ni cyari gishushanyo, aba babivuga Ezekiel abivuga cyari gishushanyo, ariko bakwibaza ngo iyo shami ryari buterwe aho rigakura rikaba igiti kinini, ngo aho inyoni zose zo mu mahanga yose zizaza zikabona aho zishyira icyari cyazo. So one may ask or wonder, what is this image spoken in Ezekiel speaking about a branch that will grow and nest from every place, and every kind will come and build their nest on it. Ibiguruka by'amoko yose bizebera munsi yabo mu gicucu cy'amashami yabo niho bizaba. Where we see that all these different kinds of birds will come and nest and find cover on that tree. Ni kenshi iyo bavugaga ishami muri mu bahanuzi kenshi babaga bari gukwetinga kuri Kristo uzaza. We see a lot that in the prophets they were always speaking about a branch pointing to Jesus who would come. Hano rero aravuga ngo ikigiye kuba ubwami bw'Imana burahari bwahageze, ariko buri gukora ngo kugeza igihe inyoni zo mu mahanga yose zizaza zikabona aho zikiri cyane muri bo. As Jesus is saying this, the kingdom of God has come, and we see that it will grow until
every kind of bird will come and rest on this tree. Ibyo bishatse kuvuga iki? What does this speak about? Ni ukuvuga ko ubwami bw'Imana nibumara kuhagera, abantu bo mu isi yose niho bazabonera uburuhukiro. This points to that when the kingdom of God has come, every people on the earth will come into this kingdom and find rest in that kingdom. Kandi turi kubibona iyo ukomeje gusoma mu gihe Yesu yagendaga avuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. And we keep saying this whenever Jesus would go and speak and say the kingdom of God is near. Akenshi yabaga yivuga ariko abantu bakagira ngo ni ibintu bigiye kuza mu kindi gihe. Whenever I was saying this, he was speaking about himself, but people would think maybe these are other things that will happen at a certain time. Ariko tubona yuko muri Kristo Yesu niho abantu bo mu isi yose babonera uburuhukiro. But we see that it's only in Jesus Christ that every people on earth will find their rest in him. Abatari bafite umwanya, abari bicibwa bari kubona uburuhukiro muri Yesu. Those who had no place, those who are rejected, were finding their place in Jesus. Twabonye akiza abafite ubumuga. We saw him heal those who are disabled. Tubona akiza abari bibembe, abari bafite ibibembe. He was healing people with leprosy. Abo ngabo bose bari kubona uburuhukiro muri Kristo Yesu. All these people are finding their rest in Jesus Christ. Hano naho nukuvuga ngo ubwami bw'Imana bwaje kuburyo amahanga n'abandi mwitaga abanyamahanga batari bafite umugabane muri mwebwe, abo ngabo nabo bafite umwanya muri gihe. We see that even those who were far, those who were called considered Gentiles, were all coming to Jesus and finding rest in him. Ubwami bw'Imana bugereranywa n'akabuto ka sinapi cyangwa umusenyi. We see the kingdom of God compared to a mustard seed or yeast. Uko ibyo bintu bikura gahoro gahoro udashobora kubibona, niko n'ubwami bw'Imana bukomeza gukura nubwo umuntu atabirebesha amaso. As these small things grow into something big, that's how the kingdom of God grows, even though you might not see it with your own eye. Uyu munsi natwe dushobora kuba tutarabibona mu mwuzuro wabo, ariko hari igihe bizagera ubwo abizeye umwami Yesu bazaba bari kumwe nawe mu bwami bwo mu ijuru. We might not see it today, but one time will come where we ourselves will see all the believers in Christ when they will all come to him and see how the kingdom of God has been growing. Mu byahishwe hatubwira ukuntu ngo abantu bo mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose bazahurira imbere y'intebe y'ubwami bahimbaza izina rimwe ari ry'Umwana wacu Yesu Kristo. We see in the book of Revelation that says how people from every nation, every tribe, every tongue, they all come before the throne of God and they are all praising one person, Jesus Christ. Yesu ari gusobanura ko ubwami bw'Imana bwarahageze kandi buri gukura nubwo abantu batari kugira gute batari kubibonesha amaso yabo. Jesus is showing how the kingdom of God has come and it's growing even though people might not see it with their own physical eyes. Ahari umuntu yahita yibaza ngo ese noneho ubwo bwami nabugeramo gute? Ko ndeba rwose numva ibyo bintu ari byiza nifuza kuba muri ubwo bwami biragenda gute? And that's where one can start wondering then, how do I get access to this kingdom? Ahita abaha igisubizo, ntabwo abarekera aho ngaho, mu mirongo ikurikiraho abereka ko hari inzira ihari yo kubasha kwinjira muri ubwo bwami. It does not keep them in suspense, but then gives them the answer of how there is actually a way to enter this kingdom. Ku murongo wa 23 umuntu wari mu iteraniro rwose ahita yumva none se wevuze ko ni bakeya bagiye gukizwa, agahita amusubiza ku murongo wa 24. We see one of the people who was listening to him actually saying, Lord, will those who are saved be few? And then Jesus from verse 24 answers him. Nawe aramusubiza ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Where he says, strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Ahangaha ariko ahise asubiza wa muntu ari kumwereka ko yes ni nka yego na hoya icyarimwe. So he's answering this person by somehow saying yes and no at the same time. Aramubwira ngo rwose ni bakeya ariko nta nubwo ari na bakeya, kubera ko mukwiye kugira umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye. It's like saying there are few, but again it's not few because you have to strive to enter this narrow door. Akomeza abaha ibisobanuro byinshi ku mirongo ikurikiraho. And he keeps giving him further explanation in the following verses. Akamubwira ukuntu nyine
ariko amwereka ku iherezo ukuntu bizaba bigize gute bizaba bimeze. Hari ukuntu bizasobanuka abari mu bwami n'abatari mu bwami. Where he shows him an image of actually how things will happen at the end, where things will be clear about who is in this kingdom and actually who is not in this kingdom. Yesu hana ashaka kubwira abari aho ngaho, kuko nyine ari kwigisha aho yagendaga yigisha, ari kubabwira ngo yego hari abari kujya mu bwami ariko hari n'abatari gushobora kwinjira mu bwami. Where he's speaking to his audience and saying, yes, there are those who are entering the kingdom, but there are those who are not being able to enter the kingdom. Abaha ikigereranyo gikomeye, and then he gives them a very great comparison, akababwira ko hari ibirori bigiye kuzaba, where he says there is a ceremony that's going to happen. Akabereka ko muri ibyo birori nibyo bizagaragaza itandukaniro ry'abantu. And he shows that in that ceremony is where the difference of the people will actually be seen. Iki ni ikigereranyo akomeza gukoresha igice gikurikira cya 14, nabwo tuzabona ibirori, agaruka ku birori nk'ibyo muri Luka. We see that he'll keep using this example of a ceremony even in the next chapter. Akerekana ko hari abantu bari bakwiriye kuba mu birori, bari baratumiwe kuba mu birori. Where it shows that there are some people who ought to be in that ceremony, who were invited to be part of it. Ariko bakaba batari kubona kuba mu birori nubwo ari byari bigenewe. But they are not in that ceremony even though it was designated for them. Bamwe ni abanyedini babandi yavuze. Some of them are those religious people whom he was speaking about. Abandi ni Abisirayeli bari bazi ko rwose ubwami bw'Imana ni ubwabo. Others are those Israelites who just thought the kingdom of God is theirs. Ariko akavuga ngo igihe kirageze none bisobanuke neza. And now he's saying that the time has come for things to be clear. Nta rujijo ruhari. Without any confusion. Kugira ngo umuntu abe muri ibyo birori arahagomba kunyura. For this person to be part of this ceremony, they have to pass through something. Bimeze nk'uko waba uri mu rugo iwawe. It's like being in your own house. Umuntu hari dufite umuryango. We have a road, a door. Yo kwinjira mu nzu. To enter the house. Umuntu wese ukwiye kuza mu nzu akwiye kuba anyuze mu muryango. Everyone who is to enter into the house has to enter through that door. Ariko ubaye uri mu nzu ukabona umuntu anyuze ari kwinjira kurira idirishya za mu nzu. But if you're in the house and see someone passing through the window, hari ingamba zihita zifata. You might now then make some big decisions. Mu Rwanda kera habaga ibintu biti byazo. In Rwanda, long ago, they used to have back doors. Mu byaro barubakaga bakazitira. They would build and then they would enclose the place. They would build a fence, enclose it with a fence. Hakaba hari irembo risanzwe riza umuntu abantu bose bagomba kwinjiriramo. But there would be a main gate that everyone would pass through to enter the home. Ariko hakaba nako karembo gatoya kitwa icyanzu. But then they would have a back door where the people would pass. Aho hanyuraga bene urugo gusa. That back door was only for the people of the home. Akenshi bavuga ko kabaga ari akantu ko kugira ngo habaye hari icyago kije muze kubonaho mu cike exit. But the purpose was that in case anything happens like an emergency, it would be like an exit to pass through. Ariko hinjiriye umuntu. But if someone enters through that akaba atari uwo mu rugo, and that person is not from that home, yagomba guhura n'akaga. Then some consequences would happen to that person. Hano Yesu rero ari kubwira abantu akabwira ko rwose abantu bakwibeshya yuko bari mu bwami. So Jesus is trying to say that there are people who might be mistaken and think they're in the kingdom. Ariko akavuga ngo igihe kiraje cyane bisobanura. But he's saying the time has come for things to be clear. Ikizaba ni iki? So what will happen? Ku murongo wa 27 umusomyi mirongo ubanza aravuga ariko azababwira ati sinzi aho muturutse nimwumve imbere nta nkozi z'ibibimwe. Aho niho bazaririra bakahekenyera amenyo mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bibereye mu bwami bw'Imana namwe mukaba mujugunywe hanze. Verse 27, he will say, I tell you, I do not know where you come from.
Depart from me, all you workers of evil. In that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourselves cast out. hari ibirori. So there was a ceremony. Adamu, Aburahamu, Isaka na Yakobo rwose bateranye. And we see that Abraham, Isaac and Jacob are there. Abandi bitaga basekuruza babo. These were their forefathers. Rwose no mu kwizera bumvaga kuba ari bakomokaho rwose biri garanti yuko nabo bari mu bwami bw'Imana. And they were thinking that because they are descendants from these people, so they are also in the kingdom of God. Ariko habwa ngo ntago ariko bizabimeze. But Jesus is telling them that is not how it will happen. Kubera ko utarinjiriye utaragize umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye nta mwanya afite mu bwami bw'Imana. Because the person who shall not pass through the narrow door will actually not have a place in this kingdom of God. Kuba muri ibi birori bigiye kuba hari inzira imwe, ni inzira ya Yesu Kristo. To be part of this ceremony, there's only one way, and that way is Jesus Christ. Yesu muri Yohana aravuze ngo ni inzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data atari jumujyana. Jesus says that he's in John's the gospel according to John, that he's the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through him, through Jesus. Irembo ryo kujya mu bwami bw'Imana rirasobanutse ni ukunyura muri Yesu Kristo. The door to the kingdom of God is very clear, and that door is Jesus Christ. Utanyuze muri iryo rembo agashaka kunyura mu zindi nzira, igihe mu birori byo mu bwami bw'Imana azajugunywa hanze. Anyone wants to enter this kingdom and enter through other means, when the time will come where the separation will happen, this person will be cast out and be thrown outside. Abaza mu bwami bw'Imana sabahiriza imihango y'idini ntago ari abafite izindi nzira bishiriyeho, ahubwo ni abamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Those who are part of the kingdom are not those who have put their own religious system to follow and their own practices. It is only those who have put their faith and trust in Jesus Christ as their Lord and their Savior. Ariko kubabwira ngo amadini akomeye n'imigenzo yayo ni inzira ngari igana mu irimbukiro ry'iteka. And he's saying that this religious system or religiousness is like a big door that actually leads to destruction. Ariko hari inzira ifunganye igeza abantu mu bwami bw'Imana. But there's a narrow door that actually leads people to God, to the kingdom of God. Nimugire umwete wo kuyinjira. Strive to enter through the narrow door. Imana idufashe kandi tugirire neza. May God help us and be gracious to us, kugira ngo koko tubashe kwinjira mu irembo rikwiriye. So that we might pass through the correct door. Ntekereza hari mvuga yajyaga ivugwa ntabwo igikoreshwa cyane. There is a saying that was being used a lot, maybe it's not common these days. Ntekereza ko hari ibintu yagiye yica mu ivugabutumwa no mu myizerere mu Rwanda. It may have actually affected the way that the gospel is preached or proclaimed in Rwanda. Ngo inzira zose zigira Rome. That kind of saying that says that all roads lead to Rome. Muri iki gihugu byarakoreshejwe kenshi, byari bimeze nko kudefanda imyemerere cyangwa ibyo abantu babaho. It was used a lot in this country to kind of justify the different types of faith or beliefs that people had. Ariko ntabwo inzira zose zigera mu ijuru. But it's not all paths that actually lead to heaven. Inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. The path to heaven is only one. It is by putting one's faith in Jesus Christ. Ntabwo ari ikibazo cy'idini urimo. It's not a problem of the religious institution you are in. Ntabwo ari ikibazo cy'imyumvire yawe n'imitekerereze yawe. It's not a matter of your beliefs and thoughts and mindsets. Ni ikibazo cyo kwibaza ngo ese wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. It is rather a question of asking oneself, have you put your trust and faith in Jesus Christ? Nubwo yaramaze gusobanura ibyo ngibyo byose, ntabwo abantu bahise babyakira. Even though he had just explained all of this, this was not fully welcomed or received. Ahubwo ubona abantu batangiye kongera kuzana utundi tubazo. Umva ukuntu wese bamubwira uva hano ngo Herode agiye kukwica. So at that point when he was talking about these things, the way some other people responded is actually, you go away from here, Herod is going to kill you. Ntabwo hajemo ibyo kumwizera, ntabwo hajemo, ahubwo batangiye kuvuga ngo va hano, ariko ahita bavuga ngo yaje ni mubyihorere. Igisubizo yabahaye avuga ngo mugende, baravuga ngo nimugende mubwire iyo ngunzu muti dore arirukana abadayimoni arakiza abantu none n'ejo
maze ku munsi wa gatatu azaba arangije rwose, ariko nkwiriye kugenda none n'ejo bundi kuko bidashoboka ko umuhanuzi yicwa atari Yerusalemu. And we see that in his response to them, Jesus tells them, go and tell that folks, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I finish my course. Nevertheless, I must go on my way today and tomorrow, and the day following it, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. Aravuga ngo ntimugire ikibazo. He tells them, don't have a problem. Ntimungirire impuhwe. Don't be compassionate for me. Ndabizi ngomba gupfa. I know I must die. Icyo nicyo cyanzanye. That's what brought me. Ariko igihe cyanjye ntabwo ndi bupfire hano. But my time has not come. I will not die here. Ndabizi nzapfira i Yerusalemu. I know I must die in Jerusalem. Abereka yuko rwose urupfu byo ntabwo ari ikibazo kuri we. He shows them that for him dying is not a problem. Ahubwo agomba gupfa bihuye n'umugambi w'Imana. But rather he must die according to God's plan. Nibaza ko bisoma numvise bihurira hehe bimeze bite. As I read this, I was wondering how does this actually fit together? Ariko ibi ngibi bihuye nuko icyo cyari cyaramuzanye. But this is how actually the plan that had initially brought him. Ntabwo ari inkuru nshyashya bari bamuhaye. They had not given him a new information. Ahubwo ahita baha neza details z'ukuntu bizagenda. But rather he gives them the details of actually how it will happen. Akabwira ngo rero ibyo nubwo biri kuba nubwo biri kugenda gutyo. He says even though that's happening and ongoing, icyo navuze gikwiriye kubaho. What I said must happen. Agaragara ku murongo wa 31 hagaragara nko kurira avuga ibigiye kuzaba kuri Yerusalemu. Aho ayi Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kanga yashatse ko kubundikira abana bawe nkuko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka kandi ababwira yuko mutazambona kugeza ubwo muzavuga muti hahiruje mu izina. We see in verse 34 that he speaks like one who is weeping, saying, O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it. How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you are not willing? Behold, your house is forsaken. And I tell you, you will not see me until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yesu arababwira ngo ntabwo murakira ubwami bw'Imana. Jesus is telling them, you have not yet received the kingdom of God. Ariko jyewe umurimo wanjye ngomba kuwusohoza uko bikwiriye. But my work I must achieve and fulfill it correctly. Rwose ngiye gupfa nzapfira i Yerusalemu ndabizi n'igihe bizabera ndabizi. Niho ndi kujya ntabwo biri bubere hano. I will not die here, but rather I'm going to Jerusalem. That's why it will happen. That's where I will die. Ariko asoza yerekana yuko hakiri amahirwe no kuri abo bantu yuko bashobora kwinjira no mu bwami bw'Imana. But as he concludes, he shows that even for these people, there is still room for them to receive this and enter the kingdom of God. Abereka avugira kuri Yerusalemu akavuga yuko niwe muhanuzi wa nyuma bishe n'abandi bababuriraga nawe ari kubaburira ariko bagiye kumwica ariko hari igihe bafite amahirwe yo kuzongera kumubona igihe bashobora kuba bahindukiye mu mitima yabo. He's showing them that he's the last prophet, but even him they are going to kill him because they had even killed other prophets sent to them. But even though they were going to kill him, he concludes saying that there is still opportunity even for them to enter this kingdom of God. Amahirwe yo kwinjira mu bwami bw'Imana aracyari mu musoro. Even today, the opportunity to enter the kingdom of God is still available. Ushobora kuba warabyumvise kenshi umuntu ashobora kumva rwose bikaba akamenyero ariko amahirwe aracyahari mu munsi wa none. You may have heard this many times and listened to this many times, but even today the opportunity is still available to enter this kingdom of God. Ukwiye kumenya ko Yesu niwe rembo rirasukirwamo niwe rembo ryinjirirwamo kwinjira mu bwami bw'Imana. You must know that Jesus is the only door by which one can enter this kingdom of God. Si ikibazo cy'igihe umaze mu itorero. It's not a matter of how many years you've spent in a church. Ntabwo ari ikibazo cy'ukuntu ubahiriza gahunda z'itorero. It's not about how you respect all the programs of the church. Ni ikibazo cy'uko ngo ese waramwizeye. It's rather a question of have you really put your faith and trust in Jesus. Yesu yaraje. Jesus came. Ubwami bw'Imana burahari uyu munsi wa none. The kingdom of God is here today.
buri gukura umunsi ku munsi. The kingdom of God is at work, it is growing day by day. Ariko igihe kizagera ubwo ubwami tuzaba turi mu birori byo kwizihiza ubwami bw'Imana. But time will come where we'll be in a ceremony of rejoicing in this kingdom. Uracyafite amahirwe yo kuba wakwinjira kuzaba muri ibyo birori by'iteka atari ukuza kuba warabaye mu itorero. There's still room and opportunity to be part of that ceremony of the people who are in the kingdom, not because you are just in a church. Ukwiye gusa kwizera urupfu rwa Yesu ko yapfuye akazuka akaba ari muzima uyu munsi, ukumwiringira abasha kukugira nawe mu bazaba mu birori by'ubwami bw'Imana. You must trust in his death, in his resurrection, and put your faith in him. He is alive today, and he will give you access to this kingdom, and for which you will be part of on that day. Abisirayeli n'abanyadini bari bakwiye kuba babisobanukiwe, bari kutabasha kuba muri bya birori. Ariko arababwira ngo hazaba muri ibyo birori ntimugire ubwoba, hazaba abantu benshi bavuye iburasirazuba, iburengerazuba, mu mpande enye zose z'isi barahari, abageni barahari bo kuzaba muri ibyo birori. He was speaking to these Israelites who are part of the people who would have understood and be part of the kingdom, but Jesus was saying, even though they are not getting it, they are going to be people from the east, from the west, people from all over the place who are going to be part of the bride or those who are in this kingdom of God. Ntimugire ubwoba, abumva rwose ubwami bw'Imana butari kubaho nk'uko muri kubyifuza. Do not fear for those who think the kingdom of God is not happening as you desire to see it. Ubwami bw'Imana buri gukora kandi ntawe ushobora kubuza ubwami bw'Imana gukora. The kingdom of God is at work and no one can actually stop it from growing. Naho tubona bitari gusa nk'ibikora. Even though you might not see it as if it's working well. Ariko ubwami bw'Imana buri gukora. But the kingdom of God is at work. Muzasome research zivuga ko itorero riri gukora cyane ni itorero ry'ubushimwe. If you read some of the research, you'll see that the church that is growing the fastest is the church in China. Aho ngaho ni ahantu ubona bidashoboka. It's a place where you can actually see it is impossible. Namwe mwumva rwose kuba mu Bushinwa rwose uhageze ahubwo watakaza no kwizera wari ufite. Some people might even think by being there you might even lose the faith you have. Ariko abantu bari kuza kuri Kristo no mu Bushinwa. But people even there in that situation, they're actually putting their faith in Jesus. Muri bya bintu by'aho bya stand naho ngaho abantu bari kuza kuri Kristo. Where there are other kind of things people are trying to focus on, but people in that place are trusting in Jesus Christ. Mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye ari ryo Yesu Kristo. Strive to enter through the narrow door, which is Jesus Christ. Reke dusenge. Let us pray. Mana tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe Mwana. Tugushimiye ijambo ryawe ko ari ukuri, tugushimiye ko ijambo ryawe ari ryo ryaturemye kandi ijambo ryawe ari ryo ritubeshaho. Turasenze kugira ngo Mwami Mwuka Wera waduhaye uba muri twe akomeze kurushaho kudusobanurira iri jambo no kurushaho kudusobanurira neza no kutwumvisha neza imikorere y'ubwami bwawe. Ubwami bwawe bwaraje buri hagati muri twe, buri gukorera muri twebwe, ahari nubwo rimwe na rimwe tutaba turi kubibona. Reka Mwami uduhe gukomera no kugira ibyiringiro yo kwifuza Mwami kuzabona ibintu. Kandi Mwami udushoboze koko ufashe buri muntu wese ari uri hano wari wumvise ijambo kugira ngo koko abashe kwinjirira muri iri rembo rikuriye ari ryo wowe Mwana w'Intama w'Imana watanzwe ku musaraba kugira ngo ubashe kutwinjiza, ubashe kutwunga n'Imana binyuze mu gitambo cy'amaraso yawe watanze Golgotha ku musaraba. Urakoze Mwami kuko ubikora, urakoze gukomeza kudufasha muri byose. Mu izina ryawe Yesu twafashe twisenge. Amen. Nakoze Imana ibahe umugisha.